gusa bibaho ugomba kuba usenga uri mu mavuta mu mbaraga z'umwuka wera ugenda ukabyumva wakandagira ukabyumva Imana ishimwe nirubasha aya mavuta no baracyahaye reka n'umuriro uzaho nageze bantume nagiye kuririmba turabihondagura kuva uwo munsi badayimoni mava bahiye subirayo butabazi bwabonetse Imana ikibasha gukuraho za karande ariko wa mukobwa ukuze abantu babonaga ngo kwisura ngo si mwiza ngarananutse ngameze gutya Imana yahageze karande irazihondagurika zicagagura Imana igahindura amateka Imana gukwega ikasike cy'abadayimoni ntago bisaba ngo uri mwiza ngikipfa kuba karande zavuye igikasike cyavuyeho amavuta jojoba ari n'igihe bansuzuguraga babatanga ariko uyu muntu umeze gutya na gutya ngo ngakakana ngo kameze gutya bakansuzugura Imana ikavuga turiya mwasuzuguye ni urimo Imana buriya abantu bajya basuzugura abakozi b'Imana ngo babarebera mu myambarire muri gategure abantu bariya nibo baba barimo Imana by'ukuri kuko basenga ntacyo bitayeho ntacyo bitangiriye tujye kubihondagura ibintu Imana iri kumbwira ngo muhondagure ahubwo ndaje mbihondagure ibyari bihagurukiye kuzengereza ubwoko bwayo n'ibyari bihagurukiye kuzengereza u Rwanda igihugu cyacu Imana igiye kubihondagura ikabimena umutwe Imana rigikunda u Rwanda niyo mpamvu inama zose zikuzimu zahagurukira kururwanya wera wa Isiraheli mu izina rya Yesu nolestaya binifagraye tanye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza nge nitwa ngo Bukamere yamutewe weho ntago nzi uko witwa ariko bishatse wabinyere kubinyujije muri comment ese wari ubizi yuko tugukunda niba kandi nawe udukunda wabitwereka kubinyujije muri comment niba ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu wakora subscribe like comment ndetse na share urakoze Imana y'amahoro iguha umugisha nkuko mubimenyereye tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiriwe amahirwe tugirirwa umugisha wo kongera kubonana nawe reka tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye Imana ibahe umugisha amazina yanjye ni Rwibutso Viateur nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkaba ndi n'umuhanzi bazi ku ndirimbo yitwa Irabihondaguye Rwibutso meze neza ndashima Imana urakomeye ndakomeye ndashima gitare no mu nganzo urimo neza cyane cyangwa hari abakuganza aya ndimo neza turirimbiraho gatoya twumve Irabihondaguye Irabihondaguye Imana irabihondaguye ibyaguhagurukiye byose irabirimbuye indwara n'akarande zose irazirimbuye ibyaguhagurukiye byose irabirimbuye irabihondaguye Imana irabihondaguye ibyaguhagurukiye byose irabirimbuye abapfumu baguhagurukiye irabarimbuye ibyaguhagurukiye byose irabirimbuye Ngomeze se byapfuye yagomeza guhondagura oya baze kujya kubyihondagurira nabo banyarukire ku muyoboro wawe witwa Irabihondaguye TV Irabihondaguye TV babyihondagurira babone video mbihondagura n'abapfumu barimo tubahondagura n'abarozi imigambi yabo nizahama Imana ishimwe tangira ivuga ngo Imana iri kumwe nawe ngo umuntu yabasha kugutwara iki Imana iri mu ruhande rwawe ikaza gusoza irofurika vanga imigambi y'abana b'abantu nizahama igasoza ibimenagura umutwe ibihondagura haleluya bigapfa bidapfa ndirubasha Rwibutso umeze neza ndashima Imana ese uracyasenga cyangwa uraririmba gusa oya ndasenga nkabimenagura nkanaririmba byose reka amaye nka rero wabihondagura udasenga
gusa bibaho ugomba kuba usenga uri mu mavuta mu mbaraga z'umwuka wera ugenda ukabyumva wakandagira ukabyumva Imana ishimwe nirubashe ndakwibuka mu myaka yatambutse najyaga nza mu cyumba cyawe ufite amavuta. aya mavuta no baracyahari reka n'umuriro uzi aho nageze bantumiye nagiye kuririmba turabihondagura kuva uwo munsi badayimoni mava bahiye subirayo butabazi bwabonetse. nanjye nzagutumire mu idini ryawe uzantumire uzaba ureba tuzabihondagura inzingo zicike abakobwa babona abagabo niba mu rusengero rwawe rutari runubakitse neza amateka ahita ahinduka abantu babohoka indwara zikire abapfumu n'abarozi babure bashwiragire babure imishwaro bashwiragire bakwire imishwaro abazimu bashe bakongoke mu izina rya Yesu bidapfaza bigomba gupfa niko kuri ariko buri muzi nawe urancotora ntuncotore ntunyiyenzeho da uncotore ntunyire igitego. hari abantu ngo bajyaga bagukundira ngo ku kantu ngo ntuncotore reka rigenda ndi mu mavuta nkumva barimo bancotora banyiyenzaho bashaka kugira ngo no gutaha mbyibagirwe kubera amavuta. reka nageze ahantu ntibaba bashaka ko naha baba bashaka ngo nkomeze ngo mane nawe mihondagure kubera amavuta ari hejuru witeka wa yampaye. sinirata ahubwo ndarata Kristo. haleluya niwe ubikora Imana ishimwe. Kristo atari muri twe twaba turi bipambara ariko iyo Kristo ari muri twe turabyibuha tukaremera. haleluya Imana ishimwe nirubashe nikura mu nshinge igashyira mu mashini. haleluya najyaga nibuka b'abakobwa bajya gusengera wa mugani ntibashatse bamwe badashaka wa wundi bitaga diyakoni wari w'icyumba cyanjye ntiyashatse yakoze ubukwe wa mukobwa ukuze Imana ikibasha gukuraho za karande ariko wa mukobwa ukuze abantu babonaga ngo ku isura ngo si mwiza ngo arananutse ngo ameze gutya. Imana yahageze karande irazihondagura zicagagura Imana igahindura amateka. Imana gukwega igikasike cy'abadayimoni ntabwo bisaba ngo uri mwiza ngo ikipfa kuba karande zavuyeho igikasike cyavuyeho ukora ubukwe inzobe zireba inzobe zirigwaga zihintukagura ngo ubundi wowe nguriya ngo azabona umugabo ngo kandi natwe tutarashaka ahubwo ati pfa kuba Imana yabihondaguye kuba wayubashye gusa yarayubashye tubihondagura mu butayu tubihondagura mu cyumba mu masengesho akajya aza tugasenga ntabwo yakererwaga. byihorere bidapfase bigomba gupfa ikabirimbagura. none byarapfuye cyane. hanyuma se Rwibutso wenda abadukurikiye kugira ngo bakumenye neza umaze igihe kingana iki ukijijwe? ahantu kuvuga ngo ngewe buriya inzira y'agakiza ni ndende cyane ariko buriya gihe tuzatanga ubuhamya igihe kimwe. buriya azi igihe z'imyaka ni imyaka 10 irarenga ukijijwe. imyaka 10 irarenga nyijijwe. ko nanjye ndakwibuka igihe nakumenyeye ndakana ariko nubwo nari ndakana naciye mu bikomeye mu bihanda yumva mvanga ikora mu nshinge igashyira mu mashimwe. byihorere hari ibintu byapfuye Imana kongoye kare ndakwibuka cya gihe udasobanutse muri ya myenda urabyibuka nawe nka cya gihe twahuriraga hahandi i Kanombe yoreresha ariko ufite amavuta jojoba. hari n'igihe bansuzuguraga babatanga ariko uyu muntu umeze gutya na gutya ngo ngakakana ngo kameze gutya bakansuzugura Imana ikavuga turiya mwasuzuguye niwe urimo Imana. buriya abantu bajya basuzugura abakozi b'Imana ngo babarebera mu myambarire muri gategure abantu bariya nibo baba barimo Imana by'ukuri.
kuko basenga ntacyo bitayeho, ntacyo bitangiriye. Ubundi suriya ko nyine aba yahaze nta kibazo afite ubundi gusa ariko nyine nari n'ababa bameze neza nabo ntibibagirwe aho byavuye, bakajya bamenya ko byavuye ku karago, bagahora bayihamagara. Haleluya. Ubu nanjye Imana iri kugenda irundura amateka, nubwo bitaraza neza ariko biri kuza. Igiye kubiziza wa ninga, igiye kubiziza wa ninga nirubasha. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko mwakomeje kubyumva, nk'uko muri kugenda mubibona, turi kumwe n'umukozi w'Imana Rwibutso Viateur. Imana yahamagaye imuhamagara akiri umwana, ariko mu rugendo arimo rwo gukorera Imana, Imana igenda imubashisha, Imana igenda imushyigikira, Imana igenda ibana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Atangira umurimo w'Imana yari umuntu w'insuzugurwa, ariko uko bugenda bucya, ko bugenda bwira, Imana igenda imuhindurira amateka. Uyu munsi turi kumwe nawe rero, avuga gukomera kw'Imana, avuga imbaraga z'Imana, avuga ibitangaza by'Imana, ndetse anavuga aho Imana yamukuye ndetse n'aho Imana imugejeje. Munyemerere dukomeze dukurikire ubuhamya, cyangwa se dukomeze tugirane ikiganiro na Rwibutso Viateur. Ubundi Rwibutso Viateur, abantu bakomeje kumubona cyangwa bakomeje kumwumva ntibazi niba ari umusore, niba ari umupapa, bari kumva ngo irabihondaguye gusa bakabona yuzura umwuka wera. Ndi umusore ushima Imana. Uri ingaragu itigaragura mu byaha. Mu izina rya Yesu ntabwo byigaraguramo. Uri indarakiramba ariko irarana na Yesu. Ndi umusore ushima Imana. Ushima Imana. Abaporoso bajya bavuga ngo ndi umwangirikani utarangiritse. Nawe rero uri umusore ushima Imana. Ushima Imana. Hanyuma kuri ubu ngubu uri gukorera umurimo w'Imana hehe? Ubu ngubu ndi gukorera umurimo w'Imana, nteranira mu itorero rya ADEPR Kamashashi. Umurimo w'Imana nkukorera hirya no hino n'ahandi hose Uwiteka abashije kushoboza kujya ndagenda. Wenda abantu benshi bamwe na bamwe bakuzi mu murimo w'Imana urimo kuririmba nk'uko wabivuze, cyangwa se utanga ubuhamya, cyangwa se urimo guhanura. Ubundi impano y'ubuhanuzi imaranye nk'igihe kingana iki? Impano y'ubuhanuzi se? Yego. Buriya rero impano y'ubuhanuzi nayihawe ntaranakizwa njyewe. Icyo gihe ntabwo wahanuraga ibivuye ku Mana kuko wari umunyabyaha. Yabaga ivuye ku Mana, nari ntarakizwa. Utarakizwa biravuga ngo ukora icyaha ni uwa Satani, ngo utarakizwa wari uwa Satani, ubwo n'ibyo hanuraga byari ibya Satani. Ariko wemera ko impano hari umuntu uyivukana, njyewe narayivukanye. Ntabwo yaba ari impano, ahubwo ndabyita ngukira. Gusa yaba ari impano, kuko impano umuntu ayihabwa nyuma. Ahubwo imbaraga zo kubashishwa zo yazimpaye nyuma nyinjiramo neza. Impamvu mvuga ubundi ngiye mu gukizwa kwanjye, kereka tuzatanga ubuhamya ikindi gihe. Impamvu Imana yatangiye kuvugana nanjye, ubundi ngiye kuko nari ikivume, cyangwa se nari ntarakishijwe narananiranye, umuntu aza kubwira mama ngo ariko uwo mwana wawe icyo cyana ajya kucyakunaniye ngo wazajya ikiyoda kigapfa. Mama arababara ati umwana wanjye nubwo yananiye koko nzamuye ikiyoda apfe. Iyo niyo namugiriye. Nta gihe cyashize rero arabikora. Akimara kubikora, uwo muntu bari guha kiyoda. Nta gihe cyashize uwo nguwo wabonye mama atabikoze arabyikorera. Ndarwara rero, maje kurwara ndi ku bisasiro, urumva nari ntarakizwa. Imana ikajya ivugana nanjye ngo ninkukize uzankorere, uzamvugire. Rimwe na rimwe ntazi n'ayo majwi, nkagira n'inyoni zivugana nanjye, ariko
nza kumenya ko ari ijwi ry'Imana ryavuganaga nanjye. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nazihawe impano oya ntibancote ntimuncote ntimunyenze ubuhamya tuzabutanga ikindi gihe. Hari ijambo rimwe wigeze kwigisha riramfasha. Niri ranyibutsa ko nzi ko mbwiriza amagambo menshi. Hari ijambo wigeze kubwiriza ngo n'abapangayi Imana bahaye amazu itayabase aho igomba kuyabaha. kandi mu kanya tugiye ndimo numva tugiye kubihondagura ibintu Imana iri kumbwira ngo muhondagure, ahubwo ndaje mbihondagure. Utangiye kuvugana n'Imana? Mahinga oya, hari ibyo Imana iri kumbwira ngo muhondagure muri aka kanya. Hari ibintu Imana irambiwe. Taya binifagirahi ntagiye kumva Imana. Tangiye kuvugana n'Imana? Nagiye kumva Imana. Imana data ikura mu nshinge igashyira mu mashini. Wasanga nanjye ngiye kukuntumaho. Wowe se ntubizi ko Imana igukunda? Itagukunda se baragutambukije biriya na biriya? Byihorere bidapasi hari ibidayimoni byapfuye. Niko kuri. Aha, hanyuma uragira uti niba yarakukijije biriya none Imana yarabindengeje cyane. Rwibutso ni ibiki ubona Imana yandengeje? Ibintu Imana yakurengeje ntabwo uza baguhigaga n'abarozi bose ntibakubuze se. Byihorere ibuka cyagiye bya bindi ujya uvuga Imana yagiye gutambutsa. Byihorere byihorere nirubashe. Wenda kugira ngo abantu badukurikiye baze kubyumva neza, uragira uti hari ibintu Imana imbwiye ko igiye guhonda. Oya ndaje mbihondagure ahubwo. Oya ahubwo reka nze mbihondagure. Ahubwo uriteguye tugiye kubihondagura. Ni ibiki se kandi tugiye guhondagura? Oya ndikumva Nemo Eshaya binifagirahi. Ndimo numva Imana imbwira ngo hari ibintu tugiye guhondagura. Bimeze gute nyine? Hari abarozi yego bazengereje izi nzingo bazingishije abakobwa ngo badashaka. Imana igiye kubihondagura. Izi mbaraga z'abadayimoni zayizengereje abantu b'Imana, Imana iraje ibihondagure. Yego iraje bimena umutwe. Imana iragutumye. Ampaye nka rero turaje tubyice ahubwo. Ndi kumva imbaraga z'Imana zimanukira kuza kubihondagura no kubimenagura. Ubu uri mu mwuka? Byihorere ndimo numva amavuta amanuka. Ubu uri mu mwuka cyangwa ni bya bindi? Mpaye nka rero ndimo kukubwira amavuta. Naje ndi mu mavuta, naje manura inzira yose, naje ndi kumva Imana. Naje Nemo Enestaya binifoga nini etande minikuwa mando araminiya lele Eshaya. Naje numva hari ibintu bigiye gupfa muri aka kanya byari byarazengereje ubwoko bw'Imana. Naje numva Nemo Estayigra hari imbaraga zari zahagurukiye igihugu cy'u Rwanda Imana igiye kumenagura. Ntabwo mbyumvishe neza. Wari n'imbaraga zari zihagurukiye cy'u Rwanda cyane. Gute se? Uri kunshotora urabyumva ndi kubihondagura. Gute nyine? Nkaho hari abanzi bari bagambiriye kurutera, Imana igiye kumenagura. Gutera u Rwanda se? Byihorere byapfuye. U Rwanda ruratera ntiruterwa. Oya rega rufite imbaraga z'Imana, rurimo abakozi b'Imana. Niyo mpamvu Imana igiye guhondagura ibyari bihagurukiye kuzengereza ubwoko bwayo n'ibyari bihagurukiye kuzengereza u Rwanda, igihugu cyacu. Imana igiye kubihondagura ikabimena umutwe. Rero mwa bantu mwe mudukurikiye, hari igihe numva ibintu
tangira kwitonda. Ubu nimwumva amagambo yanjye yambanye make, natangiye kwitonda. Ngo Imana ngo imutumye guhondagura ngo abanzi b'u Rwanda ngo bashakaga gutera u Rwanda. Viate, uri mu mwuka? Yoya, njye ndi mu mavuta. Imana igiye guhondagura buri mbaraga zose z'abadayimoni zashakaga gutera u Rwanda n'izashakaga gutera abanyarwanda. Imana ije kuzihondagura. Noneho barapfuye barashize bidapfase kibirimbuye. Zene taya bi nunshotore nunyiyenzeho. noneho singira ubwoba. Oya, Imana iri kumwe, uri kumwe n'Imana, nguragira ubwoba. Imana rigikunda u Rwanda, niyo mpamvu inama zose zikuzimu zahagurukira kururwanya. None bigakura bidapfase. Oya, byapfuye. Niko kuri. Nguho umwanya ubihondagura se? Kandi tugiye kubihondagura. Nguho umwanya ubihondagura? Oya, tugiye kubihondagura mu izina rya Yesu. bidapfase. Birapfuye, birapfa, birashiririye, oya, irabirimbuye, birakongoye, irabikongoye, irabyirukanye, ibimenaguye umutwe, irabinaniye, irazenemo, zenemo be eshanu, bibonye ishyano, irabimenaguye. Niko kuri. Imana ije kubimenagura. Niko kuri. Erega turi ubwoko butavumika. Njyewe ndi kukwitegereza nkareba. Ndi kukwitegereza nkabona mpaye nka. Oya, izego byapfuye, ahubwo reka nze nkwereke. Ngo Reka nze nkwereke ko twaje tubihondagure, tubimene umutwe. Oya, turabyica. Ndatwika ndakubita imbaraga zose zatera abana bawe mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana imbaraga. Ndamenagura buri migambi y'abadayimoni, ndatwika ndasenya mu izina rya Yesu. Ibyazengereza abanyarwanda ndakubita ndamenagura buri mbaraga z'abarozi, mbaraga z'abapfumu, mbaraga z'abakonikoni, ndamenagura ndarimbura mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli, mu izina rya Yesu. Knowless taya binifograye, taya binifo, ndakumenagura wa murozi we, wa mudayimoni we, abanzi batera abanyarwanda ndetse nawe. Ndakubita ndasenya, ndamenagura za karande z'abazimu, ndazitwika, ndazisenya, ndazimenagura mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli. Ibyo bazinze, aba bakobwa bazinze ngo batajya gushaka, ndasenya, ndazikarande, ndazikubita, ndazirimbura mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli. Ndagushimiye ko ari byo umenaguye mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli. Imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abadayimoni, ndahondagura, ndatwika, ndakongora, ndamenagura mu izina rya Yesu. Ndakumenagura wa mudayimoni we, ibyo bazinze ndamenagura. Imbaraga z'abadayimoni ndaguhondagura, wa mupfumu we, wa murozi we, ndakumenaguye, ndagutwitse, ndakurimbuye mu izina rya Yesu. Ndagusenya, ndakumenagura. Fire, ondoka. Nestaya binifegraye, tande minikuwa mando. Mwe mwari mufite imigambi mibi, mwabadayimoni mwe, yo kugira ngo mubuze amahoro u Rwanda, ndabamenagura, ndabatwikisha umuriro w'Iteka mu izina rya Yesu. Mwabadayimoni mwe, ibyo batongeye, ibyo bazinze, ndatwika, ndakongora, ndamenagura. Fire mu izina rya Yesu, ndakurimbura. Taya binifegraye, wa murozi we, ndakwishe,
ibyo bazinze kuri aba bakobwa ngo badashaka batubaka ingo, ibyo byose ndabitsenya, ndagutwika, ndakumenagura, ndakurimbura mu izina rya Yesu. Imbeze imbaraga zose ndazihondaguye mu izina rya Yesu. Nemo Eshagirayi, abo bazinze kugira ngo Nemo Eshagirayi, bazingiye akazi, bazingiye ingo, byose ndabihondagura uhereye none bibohoke mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko ari byo ukoze, ndagushimiye ko ari byo uhondaguye, ndagushimiye ko ari byo umenaguye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubikoze kandi ubyumvishe. Amen.